Yes, reka mbasuhuze kandi mbifuza kugira igitondo cyiza. Turi mu gitondo cy'itariki ya 26 ukwezi n'ukwa gatanu 2026. Nizere ko mwese mumeze neza cyane. Reka ngushimire kandi kuri amaze gukanda kuri subscribe kuri Keya Empire, nkwaye ikaze makuru by'umwihariko agaruka mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ubuhamya buteye ubwoba kandi bukomeye cyane, by'umwihariko kuri bamwe mu bajenerali mu ngabo z'u Rwanda bagiye babohora iki igihugu ndetse banagira n'uruhare mu guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi 1994 barangajwe imbere na Perezida Paul Kagame. Urugamba rero rwatangiye ku ya mbere Ukwakira 1990, rwasize amwe mu mateka y'u Rwanda ahindutse, cyane cyane ku birebana n'abatutsi bicwaga. Imyaka ikaba yari ibaye myinshi. Bamwe rero mu bagiye bayobora urugamba ndetse na bimwe mu bitero byagiye bisiga tumwe mu duce dufashwe, aho ingabo zari iza ex-FARC zaje guhunga zitsinzwe urugamba. Bari kugenda batanga ubuhamya nyuma y'imyaka 32 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe ku mabwiriza rero ikomeye cyane ya Perezida Paul Kagame, nk'uko bitangazwa na General Retired Fred Ibingira, uri mu barwanya urugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Yahishuye ko imirwano yo gufata umuhanda Kayonza Rusumo, Perezida Paul Kagame wari uyoboye urugamba yamubwiye ko nayitsindwa agomba kujya ku ruhande rw'ingabo bari bahanganye za FARC. Iby'aya mateka rero y'urugamba General Retired Ibingira akaba yagarutseho mu butumwa yahaye abitabiriye ikiganiro cyateguwe n'umuryango Unity Club Intwararumuri, cyagarutse ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi. General Retired Ibingira akaba yasangije abari amateka y'ibyo yabonye, aho yanyuze arwana cyane cyane kuva mu burasirazuba agana mu majyepfo. Urugamba rwo kubohora igihugu nk'uko nari mbikubwira rukaba rwatangiye ku ya mbere Ukwakira 1990, ruyobowe na General Major Gisa Fred Rwigema, ariko aza kwitaba Imana nyuma y'umunsi umwe. Aha rero urupfu rwa Rwigema rwaciye intege ingabo zahoze ari za RPA, Rwanda Patriotic Army, ndetse zitangira gutsindwa umusubirizo kugeza igihe Paul Kagame wari muri Amerika afashe icyemezo cyo gusanga abandi ku rugamba atangira kuruyobora. General Retired Ibingira yavuze ko kimwe mu byo Paul Kagame yakoze akigera ku rugamba ari uguhindura uburyo bw'imirwanire. Avuga ko rero urugamba rwo kwibohora afande icyo yarukoresheje kugira ngo amenye uko arwana n'umwanzi bijyanye n'ubutumwa bwo kubohora iki gihugu. Afande yafashe umwanzi aramubamba. Kubamba General Retired Ibingira yasobanuye ko ari uburyo bw'imirwanire Kagame yakoresheje gusa nko gukwedura imirongo y'urugamba. Avuga ko rero yafashe leta y'abicanyi arayibamba, ayikora mu majyaruguru, ayibambye ayigeza iburengerazuba, ayitwara mu majyepfo. Kugira ngo uhagarike jenoside byasabaga ko uca ingufu z'umwanzi ahantu hose yarari cyangwa se yaturuka. akavuga ko mu kugera ku ntego yo guhagarika jenoside hari ingabo zaturutse mu burasirazuba zijya mu majyepfo n'izaturutse mu majyaruguru. Ati rero ndabaha urugero mu mihanda igemurira u Rwanda. Muri icyo gihe leta y'u Rwanda yari isigaranye umuhanda umwe, umuhanda uturuka Rusumo Kigali Cyanika yari ifunze, Gatuna yari ifunze, Kagitumba yari ifunze. Hari hasigaye umuhanda wa Rusumo. Kugira ngo umwanzi acike intege byari ngombwa ko uwo muhanda ufungwa. Inshingano zo gufunga uyu muhanda zahawe ingabo zari ziyobowe na General Retired Ibingira. Akaba yaravuze ko bumvirije radiyo y'ingabo za FARC, bumva uwari umugaba mukuru wazo General Bizimungu ategeka Colonel Nkundiye wayoboraga ingabo mu burasirazuba gukora ibishoboka byose ntibawamburwe. Ati rero tugeze Kayonza, wari umugaba mukuru w'izari ingabo z'u Rwanda witwaga General Bizimungu, kuko twabakurikiranaga tukumva ibyo bavuga, dufite radiyo zabo. yohereje ubutumwa Colonel Nkundiye aramubwira ati uwo muhanda wa Kayonza Rusumo niwo muhanda abahutu dusigaranye ngo udutunge, inyenzi zikagukura kuri uwo muhanda ujyane nazo. Nyuma yo kumva amagambo ya General Bizimungu, Kagame yabwiye General Retired Ibingira n'abo bari kumwe ko nibatsindwa urwo rugamba bajya muri FARC. Atafande rero yarampamagaye hamwe na nyakwigendera Bagire, ati uwo muhanda Nkundiye akawunanira namo namwe mujye muri ex-FARC. Icyo gihe yari FARC. Umuhanda inkotanyi zawuryamyemo twawurwaniyemo iminsi 4 birangira Nkundiye tumwirukankije
n'abandi bari kumwe bose. Nuko umuhanda wabohowe. Urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi rwarangiye muri Nyakanga 1994 nyuma yo kubohora ibice byose by'igihugu, nk'uko rero bitangazwa na General Ritadi Ibingira wagize uruhare mu gufata bimwe mu bice bikomeye cyane ndetse no gufata intara y'Amajyepfo, dore ko wari uyoboye ingabo zafashe igice cy'Amajyepfo. Bamwe rero mu bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi bari mu ngabo za RPA bagaragaza ko batangiye urugamba bizera ko bazarutsinda nubwo byasabye ubwitange bukomeye. Iki cyizere rero cy'intsinzi y'urugamba cyagarutsweho na General Retired Lieutenant Karenzi Karake, Colonel Retired Twahirwa Dodo na Major General Retired Sam Kaka mu kiganiro nyunguranabitekerezo ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi cyateguwe n'uyu muryango Unity Club Intwaro Rumuri, cyabaye ku ya 22 Gicurasi 2026. Muri iki kiganiro abakitabiriye bagize umwanya wo gutanga ibitekerezo, buri wese akavuga yisanzuye amateka azi y'ibyo yanyuzemo bitewe n'aho yari mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi. Lieutenant General Retired Emmanuel Karenzi Karake yibanze cyane ku mateka y'urugamba ingabo za RPA zarwanye guhera mu Kwakira 1990 kugeza 1994 zihagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi ndetse zikanabohora igihugu. Yerekanye ko ubwo bajyaga gutera bari bizeye ko baguma gutsinda urugamba bijyanye n'uko bari bafite ubunararibonye bw'intambara bagiye kurwana mu bihe bitandukanye. Avuga ko muri fare ngo bahoraga bibeshya ko bazatsinda, ati twebwe ntitwibeshyaga ko tuzatsinda, twari tuzi ko tuzatsinda ariko hari ibyo twibeshyemo. Bamwe muri twe tukiri muri Uganda n'amaraso y'ubusore twari tuzi ko ari ugutungayo gusa. Yasobanuye ko RPA yateye yari igizwe n'abasirikare bavuye muri Uganda batorotse bafite ibikoresho bike ariko bifite ubunararibonye ku ntambara zitandukanye bari bararwanye haba muri Uganda, Mozambique, Tanzania ndetse n'ahandi. Bavuga ko baje bafite izo mbaraga zikubiye muri uwo murava ubunararibonye n'umuryango wa FPR Inkotanyi, ariko baje kwinjira mu baturage batabazi batanabashaka. Ati rero tuza nta n'ibikoresho dufite, imiti, ibiryo, ari nabyo kandi twari dusanze abantu bafite ibifaru, indege, imbunda zirasa kure, twebwe dufite za Kalashnikov. Yavuze ko Habyarimana atatunguwe no guterwa na RPA ahubwo ko yatunguwe n'umuriro yamurasheho. Yakomeje agaragaza ko nyuma yo kumenya urupfu rwa General Fred Gisa Rwigema wari uyoboye uru rugamba babanje gucika intege bikomeye n'icyizere cyo gutsinda urugamba kirayoyoka. Ubwo Paul Kagame yagiraga ku rugamba yahise ahindura ibintu, asaba abasirikare gusubira inyuma ndetse no guhindura uburyo bw'imirwanire bagakoresha udutero shuma, icyo twita guerrilla warfare. Ibyo rero byafashije ingabo za RPA guhangana n'umwanzi wari ufite ibikoresho bihagije ushyigikiwe n'Abafaransa, Ababiligi ndetse n'Abazayirwa. General Retired rero Karake ati hari abantu bajya bibwira ngo Uganda yaratworohereje, ariko umuntu akwibye imbunda kuri akanagutoroka kandi akanagusiga no ku rugamba kuko bararwanaga. Sinzi ko wakomeza uri inshuti ye, umuntu agakubita abantu mu modoka n'ibikoresho byawe agiye kurwanaho kumwohereje aho wamwohereje agakomereza Kagitumba. Ku ya 6 Mata 1994 ubwo indege ya Habyarimana yahanurwaga byahise bihinduka bibi, abatutsi mu gihugu batangira kwicwa. Ingabo za RPA zahise zihabwa inshingano zo guhagarika jenoside yakorwaga mu bice bitandukanye by'igihugu. Perezida Paul Kagame wari umugaba mukuru w'ingabo agabanya mu bice bitandukanye, bamwe banyura mu burasirazuba berekeza i Butare, abandi bahanyura berekeza Kigali, abandi banyura mu majyaruguru berekeza Gisenyi, mu gihe abandi bavuye mu majyaruguru berekeza Kigali. Lieutenant General Karake yongeye kugaragaza ko nyuma yo gutsinda urugamba abasirikare ba FARC bageze muri Zaire ariyo RDCU bongera kwisuganya bashaka gutera igihugu, ari nabyo byatumye ingabo za RPA zemeza kwinjira muri icyo gihugu no kuvanayo abaturage bari barafashwe bugwate no gufatanya abiteguraga gutera u Rwanda. Colonel Retired Twahirwa Rwidodo yagaragaje uko yayoboye igitero RPA yagabye umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda mu karere ka Gicumbi, cyagabwe kuri gereza ya Ruhengeri. Anayobora Bravo Mobile nicyo herejwe muri parike y'Akagera
mu rwego rwo gukomeza kujegeza umwanzi mbere yo gutangira kugaba ibitero bigamije gufasha uduce runaka. Yagaragaje ko Paul Kagame nubwo yabohoye abanyarwanda muri rusange, yabohoye n'abasirikare kuko yageze ku rugamba bimeze nabi, ariko yongera kubagarurira icyizere. Avuga ko yabohoye abanyarwanda ariko n'abasirikare, ati natwe yaratubohoye icyo gihe dupfusha abo basirikare bose, hari ibibazo bikomeye cyane, natwe yaratubohoye bikomeye. Gutangiza izo ntambara zose na morale kuza niwe wongeye kudutera morale no kurwana neza. Major General Ritadi Sam Kaka wayoboye Alpha Mobile wanabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF yasobanuye ko ubwo bavaga mu majyaruguru berekeza i Kigali na nijoro inkotanyi zarebaga, ati burya inkotanyi na nijoro zararebaga nubwo hari umwijima abantu bangana gutyo, kubashyira mu murongo umwe byari ibintu bigoye, ariko twarageragezaga natwe bakuru, ukaba uzi ko umusirikare yikoreye yarushye ariko ukirinda ko yaza kubura. Yagaragaje ko abasirikare ba FARE babonaga umuvuduko w'ingabo za RPA yarayoboye, hari ubwo birukaga bakava mu birindiro byabo. Yerekanye ko ubwo bari mu rugendo rwerekeza i Kigali bageze i Kabuye barasaho bikomeye, ariko babasha kwirwanaho. Nyuma yaho wari imbere abereka inzira, yagize ubwoba aho gukomeza imbere aberekeza iyo mu gishanga cy'umuceri cya Kabuye. General Ritadi Sam Kaka yavuze ko Kagugu naho habereye urugamba rukomeye, ari narwo rwatumye inkotanyi zirasa Burenda iherereye i Kagugu. Nyuma yo kwirasa abasirikare babashije gukomeza urugendo bagera muri CND, ahari abandi basirikare 600 bari bugarijwe cyane. CND yari iri hagati y'umwanzi kubera ibirindiro byari biri i Kanombe, Ikami, Irebero n'umujyi ahazwi nka ka Kigali. Mu byihutirwaga rero Sam Kaka yakoze ni ukugabanya ingabo mu bice bitandukanye bijyanye n'aho umwanzi ari, ibikorwa byo kurokora abatutsi ndetse no guhagarika RPRM yifashishwaga mu gushishikariza abahutu kwica abatutsi, kuvuga aho bishe n'aho inkotanyi zigeze. Yashyuye uko inkotanyi zagowe no gufata ikibuga cy'indege cya Kigali kubera imbunda yari iri muri tour de contrôle y'ikibuga no gutsimbura abasirikare bari muri ka Kigali. Yagaragaje ko abasirikare bari muri ka Kigali byasabye amayeri adasanzwe kuzenguruka umwanzi, aho ingabo zimwe zabaye nk'izijya kuri Ruriba, izindi zizamuka zigana hari umurenge wa Kigali, izindi ziva Nyamirambo zizamuka. Ati iryo joro mu gicuku barashwayutse bose, umwanzi aragenda, abasirikare bacu tubabwira ko batagomba kubarasa kuko uko bahunze bari bavanze n'abasivile, iyo tubarasa twari gukomeretsa abantu benshi. Twarabaretse banyura muri uriya muhanda ujya kuri Skol mu Nzove. Nyuma y'imyaka 4 y'urugamba ku ya 4 Nyakanga 1994 nibwo Kigali yafashwe, inkotanyi ziba zitsinze umwanzi ku mugaragaro, ariko zikomeza urugamba rwo kuhora igihugu cyose kuko hari ibice byari bicyugarijwe. Ubwo rero ni bumwe mu buhamya bukomeye cyane bwa bamwe mu ba generale bafatanye igihugu na President